Abantu benshi barimo barashaka kubyaza umusaruro AI mu buryo bw'amafaranga mu kazi cyangwa se mu bundi buryo bugiye butandukanye, ariko mu by'ukuri ntabwo bazi se barahera he bariga iyi AI ese iyo bagomba gushyiramo ingufu niyi. Niyo mpamvu nanjye nateguye iyi video igiye kuba roadmap kuva kuri zero kugeza aho watangira kuyibyazamo amafaranga. Naza no kuza kukwereka imbogamizi abantu benshi bagaragaza kandi zitari ngombwa. Tuze gucikwa n'iyi video, ndaza no kuzagenda mba bonus muri video mo hagati. Zimwe mu mbogamizi abantu bajya bagaragaza mu bijyanye no kubyaza umusaruro AI, ya mbere ni ntabwo ndi umu IT. Nta nubwo ukwiye kuba umu IT kugira ngo ubyaze umusaruro AI. Izi AI zikoze ku buryo udakeneye ubumenyi kuri computer science cyangwa se kuri programming iyo ari yo yose. Wowe icyo ukeneye ni uko ufite ubumenyi bw'ibanze. Niba wabasha kujya kuri WhatsApp, niba wafunguye iyi video ukaba wabasha gukanda kuri subscribe niba utarayikora, ni ikimenyetso cy'uko na AI wagira ute wayikoresha. Ukeneye ubumenyi bw'ibanze gusa, kandi ubumenyi bw'ibanze nimba uri kundeba kuri ino video bivuze ko ubufite. Indi mbogamizi, ibi bintu biri kwihuta cyane. Yego ibi bintu biri kwihuta cyane, ariko nagira ngo mubwire ngo 84% y'abantu batuye isi ntabwo barakoresha AI. 16% nibo bantu bamaze gukoresha AI. Muri aba ngabo 16% nibuze 1% nibo bamaze gukoresha icyo kwita paid version za AI. Bivuze ngo niba ari ubumenyi runaka uzi kuri AI uri mu bambere, ahubwo urarenze. Congratulations, ahubwo ukwiye gushyiramo ingufu, ntabwo biragera kure cyane aho utabifata. Roadmap mu kubyaza umusaruro AI, ya mbere ni kugira ubumenyi kuri AI, kwiga AI. Niba ari ikintu ugomba gushyira ingufu hakiri kare n'ubumenyi kuri AI. Ni ukuvuga ngo kugira ubumenyi kuri AI bizakuzamura ikintu cya mbere ni icyizere. Uriya mu buzima busanzwe abantu benshi baba icyizere akenshi atari uko badashoboye, ahubwo n'ubumenyi buke baba bari kubura ku icyo kintu runaka. Mu kazi ugasanga icyizere wifitiye, mu kazi ugasanga abantu baguca amazi, akenshi ni uko nyine baba babona nta bumenyi buhagije ufite. Rero iyi AI kugira ngo ibyaze umusaruro birasaba ko ugomba gutangira kugira kuyigeraho amakuru, ukamenya ngo AI ni iki, ese AI ikora ute, ese ubwoko bwa AI ni ubuhe, ese ni ibiki AI ikora neza bitakora neza, ese tools ziharanga zikora ibintu neza ni izihe, ese AI zishyurwa ni izihe, zituzwa ni izihe, ese AI zikora amafoto ni izihe, zikora amavideo ni izihe. Ukamenya amakuru y'ibyo bintu, ukaba ugenda nyine ugerageza kugira ute kubikoresha mu buzima busanzwe. Iki ngiki kuri iyi level intego ahangaha ni ukwizamura icyizere ku bijyanye na AI. Kino bizagufasha. Murabona ko hano hanze buri wese aravuga, buri wese atanga igitekerezo. Rero nutaba ufite ubumenyi kuri AI, abantu benshi bazaza bagira ute bagufatira, aza kubeshya ngo AI ngo kakora bino bintu, ngo kingiyangira imira hindura ibintu. Kwenye udafite amakuru azagira ute akubeshya, akubwira ngo AI ngira gufasha kubona amafaranga. Kwenye udafite ubumenyi ubyemera. Ariko niba ufite ubumenyi bw'ibanze, bw'ubumenyi nyine bwo ku ibintu bisobanukiwe, ntabwo umuntu azagira ute azaza ngo agira ute ngo aguscamming. Ikindi cya kabiri, izakuzamura icyizere n'ibindi bintu binini ubashe kugira ute ubashe kubyiga. Ikindi cya kabiri ni kwiga kuganiriza AI, prompt engineering. Ubu ni ubumenyi utazabona kuri kaminuza, ni ubumenyi utazabona mu bitabo byinshi, kubera ko ni mishyashya, kubera ko nyine AI nibwo igitangira kugira ute kuza. Prompt engineering hari strategies ugomba kubuze kugira ngo AI iguhe ibisubizo byiza, AI wiganirize neza kugira ngo igusubize neza cyane. Hanga abantu benshi bajya babyuzinga AI gute kuba batazi kuyiganiriza, batazi kuyipromptinga neza, ugasanga mu by'ukuri ntabwo nyine iba ibisubizo byiza cyane. Rero aho kugira ngo wabyuzinge AI, iguhe uburyo uganiriza AI. Ni muri ubwo buryo downloadinga agatabo nanditse keza cyane kekwereka uburyo ushobora kuganirizamo AI. N'ubuntu ntabwo ndi kugacaginga. Ngiye gusa icyo ngusaba ni uko uze gukora subscribe, kuko 88% y'abantu bareba izi video zanjye kuri YouTube ntabwo barakora subscribe. Rero nyabuneka kora subscribe kugira ngo twubake umuryango mwiza wo kubyaza umusaruro AI no kubyaza umusaruro internet muri rusange. Rero numara kumenya kuganiriza AI, tangira none uhitemo ecosystem ugiye kugira ite ugiye gutangira gukoresha. Ama ecosystem agiye atandukanye, hari iyo twita ChatGPT ecosystem, no wanga ibintu byose bijyana na ChatGPT ukabigiraho amakuru. Ikindi Claude ecosystem, Gemini ecosystem, Meta ecosystem, Copilot ecosystem. Nuvuga ngo nama AI arenza yandi ari guhiga ndi kwisi
byose ugomba kuba uyafiteho amakuru. Kuri iyi level wowe icyo ukeneye ni ukuyagira amakuru, ukamenya ngo bikora gutya, ibintu byiza yagukorera ni ibi ngibi, bitagukorera ni ibi, kuko wowe ufiteho amakuru kuri izo ecosystem. Numara kumenya ecosystem zose umaze kuzigira amakuru, hita ko uspecialize. Ntabwo wajya mu bintu byose, ntabwo ChatGPT yose wayimasteringa, umastering Claude, umastering Gemini, umastering Meta, umastering zose. Bitewe nawe ugiye kwerekeza career y'ubuzima bwawe, bitewe n'ibyo ugiye gukora, ugomba gushaka iyo ugiye ute specializing. Ushaka kwispecializing muri ChatGPT, ushaka kwispecializing muri Claude, ushaka kwispecializing muri Gemini n'izindi zose, bitewe nawe ugiye kwerekeza ubuzima bwawe. Ariko kuvuga ngo wabijyamo byose, nshuti yanjye, biragoye kubera ko ni ecosystem nyine, n'ahantu hari ibintu byinshi cyane. Kandi n'ubu usanga zino ecosystem zijya gukora ibintu imwe ikora, indi irabikora, ugasanga wenda imwe iri wikemo akantu gato, indi wenda iri strong kurusha. Ariko ni byiza kugira imwe uwo uri mu expert kuri ibyo. Numara guhitamo ecosystem ugiye kwispecializing, abo ni byiza ko ushaka umumenta. Umumenta ni umuntu ukora ibintu uri gushaka kugira ute kwispecializing. Ni wa muntu uri muri field uri gushaka kujyamo. Umumenta atandukanye n'umucoach. Umucoach ashobora kuba ari wa muntu udakora ibintu ukora, wa muntu w'umumotivator wirukanga. Ariko umumenta ni umuntu wirukanse rwa rugendo, akaba yagira ute mwana rwirukankana. Ni umuntu wagutanze muri kariyeri cyangwa se mu bintu bya AI, kandi ubiri umuntu wabikora cyangwa se wabikoze. So umumenta ushaka kumukura, abamenta ushaka kumukura kuri YouTube, ushaka kugenda ukareba YouTube channel nziza iri mu bintu uri gushaka kwispecialize. Nkanjye hari ama YouTube channel nzi rwose, akavideo kose gasohotse ngenda gukareba. Ushaka kujya kuri LinkedIn ugashaka umuntu w'iyo field, akagira ute akabigufashamo. Ariko ushobora no gushaka umuntu uri physical, muzajya muganira, akagira ute akakomentaringa, akakwigisha. Uwo muntu kinagufasha kukurinda amakosa ushobora gukora, ashobora kukurinda bya bintu ushobora kumaramo umwanya kandi bitari ngombwa. Ni byiza kugira umumenta. Rero aho ngaho ukeneye umumenta, wa muntu wagufasha call, kuba mwahura physically, kuba yagufasha kuri Zoom niba utari mu Rwanda, kuri WhatsApp call, hariho hose ndahari. Ndimo na mentoring abantu ku bijyanye na AI. Niba ukeneye ko nkubera umumenta, nyaboneka nyandikira, gusa mbe kiriyanga ndabyishyuza. AI umaze kwigira amakuru, umaze kujya ubumenyi, umaze kubona umumenta imara gufasha ibintu byinshi umaze kumenya. Ari ubumenyi umaze kumigira bw'ibanze. Step igiye gukurikiraho ni application. Tangira bwa bumenyi ufite, bwa bumenyi umeze kwiga, bwa bumenyi umumenta amaze kukwereka, tangira ubukoreshe nawe mu buzima bwawe bwite. Apana mu buzima bw'abandi, mu buzima bwawe bwite. Kakazi wakoraga, tangira ushaka kugira AI agira ute ibigufashamo. Ya dokima tangira ugira ute uyasummarize ukoresheje AI. Ya graphics tangira ukora ukoresha AI. Niba ari ama email tangira ukoresha AI. Shaka uburyo utangira bwa bumenyi umaze kwiga bugiye butandukanye muri za ecosystem twavuze, utangira kubishyira mu buzima busanzwe. Ariko ahangaha ni on personal level, urwego ku giti cyawe. Iki ni ikintu bigufasha niki? Bizagufasha kumenya ngo iyi AI ikora ibi ngibi, ndabizi neza 100%. Bizagufasha kumenya ngo iyi AI yakora ibi ni yabikora. Ariko abantu benshi amakosa bajya bakora ahangaha, aragenda akiga ubumenyi, yamara kubwiga gatako yumva ko atakajya kuri YouTube bakagena ahantu nawe atangira ngo commentaringa abantu no kwigisha abantu ko ibyo bintu bikora. Mu by'ukuri nawe atarataye kugira gute kwishyira mu buzima busanzwe. Hari n'abandi bantu nyine batangira kwiga ibi batabishyira mu buzima busanzwe bwabo, bakizera ko bazata babishyira hanze yabo. Nk'urugero, hari umuntu ushobora kuba yamaze kwizera ko nyine ngo ChatGPT yamufasha gukora raporo neza, akigira bize, akigira mu kazi, akigira na mu kirori, akajya ahandi hantu, akaza gutaha nimugoroba azi ko wenda ChatGPT izakuza kwimufasha, ugasanga wenda yari cyari kidokima kinini ChatGPT itabasha kugikora, cyangwa se yaba yanagikora ikaba yagikora wenda bisabye ko uwishyura. Ugasanga ntabwo ufite amakuru y'ibintu byakorwa na plan yishyurwa na plan itishyurwa. Ni ingenzi cyane ko ibintu byose ubumenyi bwose wiga ubanza kubishyira mu bikorwa on personal level. Nyaboneka uzirinde gufata ibintu bijyane hanze utarabanza kubishyira mu buzima busanzwe bwawe bwite. Niba utabasha kubikoresha ntabwo ushobora kubijyana hanze yawe. Numara kubona mu buzima busanzwe bwawe AI kuko rwose kuguhindura ubuzima, ubona ko ari ibintu yagufashije, nawe wakitangira ubuhamya, noneho bijyane ubifashishe abandi. Kuri level ugiye gutangira gufasha abandi gukoresha AI.
utangiye gufasha abandi gusorovinga ibibazo. Ibyo biganya ahangaha ntabwo ugiye kubishyuza, ni ukubafasha kubikemura. Ahangaha intego ni ukumenyekana nk'umuntu umuntu uzi AI wabasha gukemura ibibazo abantu bafite. Ni ukuvuga ngo niba ari bosi wawe ari byamugoraga gukora ukabimufasha, niba ari umukorege wawe ku kazi ukamufasha, niba ari umunyeshuri mwigana babandi bafite assignment ukabafasha kuyakora, kwandika ibitabo, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nimba ari mu rugo, niba abana mu rugo ibintu byabananiye ukaba wabibafasha, niba ufite madamu cyangwa se umugabo wawe ku kazi bamuhaye assignment akeneye gukora, ukeneye kumufasha, ukaba wagira ute, ukaba wayamufasha. Akaba ari agaturu runaka wa development ku kazi wawe, ukaba ari automation wakoze mu kazi wawe, ushobora kugira ute, ushobora kuba bakaba bagira ute bakifashisha. Ahangaha ikintu biri kugufasha kumenyekana nk'umuntu baza basanga mu gihe hari ibintu runaka byabananiye, kuko bazi ko nukoresha AI, ubumenyi ufite kuri AI uzakuza guta kugira ute usorovinga icyo kibazo. Ibi ngibi ni ingenzi cyane, kuko cyambere mu kazi uzaba uri umuntu ufasha abandi, icyo ni cyane. Cya kabiri, gupfa kukwirukana kwa kazi ni ikibazo. Muri cya gihe wanagize n'ikibazo mu buzima busanzwe ushobora kuzitwaza icyo kintu, kuko bazi ko nyine hari ikintu bafashije. Ubwo uri umuntu w'ingirakamaro aho uri. Ni ukuvuga ngo AI ikintu yagufashije, yatangiye kugufasha kuba umuntu w'ingirakamaro aho uri. Ni ingenzi cyane aho ngaho. N'ikindi kintu abantu batangira babwirane ngo uriya muntu azi gukoresha AI, n'uko ko batangiye kugira ute kukwamamaza. Iyo ngiyo ndaza kuza kubikubwira uburyo ibyo bintu bibyazwaho umusaruro muri episode ikurikira. Ahangaha tugeze. Niba ukeneye website, niba ukeneye kubakisha website mu buzima busanzwe, ngwino mfite company nyobora ya Frinovators, dufasha abantu kubaka ama website meza cyane. Tumaze imyaka 8 dufasha abantu kubyaza umusaruro internet. Nawe rero uyu munsi ushobora kuza gukora na Teacher Sam kuri projet yawe muri Frinovators. Tubikora neza cyane, tukubakira website, turaguhostingira, tuguha na domain name, tuguha na support y'umwaka wose. Ni hake ushobora kubona support y'umwaka wose. Byiyongereyeho nuko wahura na Teacher Sam nyine kukwigisha AI. Ni gakeya abantu babona iyo opportunity yo kuba babona nanjye mutuvuga ari mbona nkubone, tunaguha na consultance ku buntu tutakwishyuza, kubera ko nyine ubu wabaye umukiriye wacu. Nyuma y'uko umaze kuba kizigenza aho uba, umaze kuba kizigenza mu rugo iwawe, umaze kuba kizigenza ku ishuri aho uri, mu mukorana bose bamaze kumenya ko urenze kuri AI, nawe uriyizeye ko ufite ubumenyi kuri AI, nawe uriyizeye ko nyine wumva koko urenze. None tugiye kurikira ku rundi rwego, ni ku rwego rurenze ka gasayiko kawe, mu rwego rw'igihugu, rwego mpuzamahanga. Hangoye no tukwaza rero kubaka icyo twita personal brand. Personal brand uvuga ngo umuntu uzwi ku kintu runaka, umuntu uzwi kuri AI mu Rwanda, umuntu uzwi kuri AI kuri YouTube, kuri TikTok. Nuvuga ngo nukubaka brand. Iyo brand akakwereka uburyo iyo brand ibyazwamo amafaranga. Rero mu kubaka brand, personal brand, ha stage ya nyuma mu gutangira kubyaza umusaruro AI, ugomba kubyitondera. Ugomba kuba ufite vision. Ese ndimo ndashaka kubaka personal brand yanjye, cyangwa se izina ryanjye muri AI nk'umuntu ukemura ibyiye bibazo. Ntabwo wakemura ibintu byose. Ushobora ati ngenda ndashaka kuba AI expert muri finance. Ushobora ati ngenda ndashaka kuba AI expert muri education. Ngenda ndashaka kuba AI expert muri project management. Shaka kuba wenda AI expert muri NGO. Shaka kuba AI expert muri mu bastari, kugira mfasha abastari gukoresha AI. Uwe ugomba gushaka ahantu runaka uba expertise. Kugira nkanjye expertise yanjye iri muri expert in applied AI. Nukuvuga ngo njyewe ndashaka kuba umuntu ufasha abantu gushyira AI mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu ubona nyine muri ama video nkaya kugira ngo mbasobanure uko AI zikorwa. Iyi video n'izi zose muzabona ugene AI zigera ni vision mfite yo kuba wa muntu bazajya basanga mu gihe bashaka gushyira AI mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo muri personal brand ugomba kumakinga sure ko uri clear. Cya kabiri, ibintu byumva utagiye kuza guscaminga abantu, kuko umunsi uzatangira guscaminga abantu
bazakuvumbura. Buriya ushobora kubeshya umuntu wo mu kazi mukorana, ushobora kubeshya umuvandimwe wawe, ariko hano hanze kuri internet hari abantu bakurusha ibintu, hari abantu bazi ibintu nawe ukurenza, nubwo wenda batabonye iyo spotlight, ariko ushobora kuza muri comment ukavuga ngo ibintu wavuze urimo uratubeshya, ashobora kuza kuguha reference. Rero umuntu asomye iyo comment agasanga wascaminze. Pay attention. Noneho muri icyo kintu cyo gukora personal brand ugomba kugira ute, ugomba gucuzinga platform. Ntabwo wajya ku ma platform yose, ntabwo wajya kuri YouTube, ngo ujye kuri TikTok, ngo ujye kuri Instagram, ujye kuri Facebook. Oya, urashaka platform imwe nukabya zibe ebyiri ugomba gushyiramo ingufu. Ushobora kuvuga ati ndumva niyaminiya kuvuga, ukaza kuri YouTube. Ushobora kuvuga ati ndumva niyaminiya kwandika, ukajya kuri LinkedIn. Ushobora kuvuga ati ndumva nshaka kujya ntanga ibitekerezo, ukajya kuri X. Ariko ugomba gushaka platform imwe cyangwa ebyiri akaba arizo ushyiramo ingufu. Nyaboneka ntuizigire expert mu platform yose, bitewe nuko uteye. Niba uri umuntu ukunda kwandika, jya kuri platform zigufavoriza kwandika. Niba uri umuntu ukunda kuvuga, jya kuri platform zigufavoriza kuvuga. So niba uri umuntu udashaka no kugaragara kuri social media, kora website yawe, aho uzayicisha amakuru yawe, utangira newsletter, ushobora gutangira podcast, ushobora no gushaka no kuba wenda udashaka kwigaragara kuri social media, ugashaka uburyo uhayaringa abandi bantu mu izina ryawe bakajya bagutangira ayo makuru. Icy'ingenzi nuko hangaha intego ni ukumenyekana ku rwego rurenze ako gasayiko kawe, ku rwego rw'igihugu, ku rwego mpuzamahanga, kandi internet rwose ibikora neza. Iyo rero ibyo ngibyo umaze kubaka izina, amafaranga atangira akaza. Hangoro n'ujye gutangira kugira ute, gusoroma ku mbuto y'ibyo wabibye kera. Ujye gutangira wenda ugurisha amasomo ujyana AI. Nkira aho ngaho, niba ukeneye kwiga AI, ubu dufite masterclass ya 2026 ushobora kuza Teacher Sam nkakwigisha. Ushobora kugurisha ama template runaka, sibyo? Ushobora kugurisha ibitabo wiyandikiye muri AI, kuko nyine wamaze kumenyekana. Ushobora kuba umukonsili, kuko nyine umaze kumenyekana kugira ute kw'ibyo bintu. Ibyo bintu biguha amafaranga. Ushobora gutangira business ishingiye kuri AI. Ushobora gukora tour runaka, ikintu runaka. Kuko wamenyekanye, abantu bazagira ute, bazakoresha ya tour bakwishyura. Ushobora no kugira ute, no kuba promotinga izindi business zawe zishingiye ku bikorwa ukora. Nkanjye nk'urugero, mwagiye mwumva ko nagiye namamazamo kampani yanjye ya Frinovators, ko dukora ama website n'izindi solutions zishingiye kuri internet. Nuko nyine mu bantu 1000 baza kuza kureba za ino video cyangwa se abantu 200, ntabwo bana abantu 2 cyangwa 3 bagura service zanjye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byari bukunde mu gihe nazwi, mu gihe naje kuri spotlight nk'ingi. Personal brand yawe cyangwa se izina ryawe rirakugaburira pe. Hari ama brand, hari ama deal menshi nagiye mbona kubera ko nyine abantu bambonye online bakankontaktinga. Hari amafaranga menshi ngenda mbona abantu banyishyura ku kazi. Ubu ngubu ntabwo nyishyura amafaranga menshi yo kwamamaza, nanjye ubwanjye niyamamariza business yanjye. Ibi ndi kukubwira ku rwego rwanjye, ariko ushobora no kubirenza ubitewe nuko nyine wowe ibintu byozabikora. Ushobora no kubirenza ugenda kubivuga bikaba ikintu kinini cyane, ukaba uzagira ute, uzanshimira. Ariko aka kanya support ndi gusaba kurenza iyindi, kora sub, nurangiza sharing ino video ku bantu, turi kwegera ku bantu benshi, dufashe abantu benshi kubyaza umusaruro AI. So ma comment niba icyo wumva ntavuze neza, nazavuga utaha kugira ngo twimprove. Bye bye now.